havuga amagambo nk'ayo n'abandi basazi bavuga. Icyumweru cya kabiri kiri kurangira nibwo nyine nafashwe n'abadayimoni. Iyo nagiye gusenga kenshi usanga ntajya ariko nkaba ntari hamwe n'abandi bitewe nuko nyine mba numva bimbangamiye kuba mpari. Niyo ndyamye nijoro ntabwo nsinzira, nyine ngira ikibazo cy'ibitotsi. Mana yanjye. Ariko by'umwihariko nk'iyo ndamutse ndi mu ishuri nibwo uburwayi bwanjye bunkomerera cyane, cyangwa ndamutse ngiye nko gusenga nkaba ndi nko mu masengesho cyangwa nkaba ndi nko mu rusengero cyangwa se ndi n'ahandi hantu hari abantu benshi, nibwo numva uburwayi bwanjye bunkomereye cyane. Ariko by'umwihariko nk'iyo ndi mu ishuri natangiye kumva ndibwa mu mubiri. Ubundi kuva ndi umwana nigaga ndibwa. Reka nongere mbahe ikaze bakunzi b'Umwana TV aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda. Mwese tubahe ikaze kandi tubashimire cyane wowe wakoze subscribe kugira ngo inkuru zacu zose zishingiye ku Mwana TV zibagereho neza. Reka ngushimire wowe uri mu majyepfo, mu majyaruguru, iburengerazuba ndetse n'amajyaruguru, n'abari mu mujyi wa Kigali n'abari mu mahanga. Mwese mugubwe neza kandi mukomere cyane. Mwese tubifurize amahoro y'Imana. Reka mbwire wowe nimba utarazigamira umwana wawe muri Ejo Heza, waba uriho wibagirwa ikintu cy'ingenzi kandi gikomeye: gufunguza konti muri Ejo Heza ukoresha telefone yawe, aho ukanda akanyenyeri 56 ugashyiraho urwego ugakurikiza amabwiriza. Iyo konti niyo gushyiraho udufaranga tw'umwana wawe buke buke ejo hazaza he hakazagenda neza. Nanone nanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo n'akarere ka Nyaruguru, umurenge wa Ruheru. Nagiye gusura uyu mwana mubona kuri kamera zacu, ngo n'umurenge wa Nyabimata. Nagiye gusura uyu mwana mubona kuri kamera z'Umwana TV. Cyane cyane icyo nifuje ko tuganiraho, murabona ko ari muto, akeneye kwiga, akeneye kugira ejo hazaza nk'uko ababyeyi b'igihugu bahora babyifuza, ariko afite indwara yagakwiye kwivuza, ariko ubushobozi bw'umuryango bwarabuze kugira ngo uyu mwana avuzwe ejo he nawe hazagende neza. Ndatekereza wowe udukurikiye nimba uri umunyamasengesho bwa mbere urabanza umusengere. Reka banze atwibwire amazina ye, noneho arahita akomeza tubwire indwara arwaye nuko yamutangiye. Katuguhe ikaze. Mwiriwe, amazina yanjye nitwa Nitanga Josiane, nkaba mperereye muri umurenge wa Nyabimata, akagari ni aka Mishungero, umudugudu ni uwa Ngarama. Nkaba ndi umwana w'umukobwa ugejeje mu myaka 20. Ndi umunyeshuri, natangire mu mwaka w'amashuri abanza ya primaire, naringeze mu mwaka w'amashuri yisumbuye mu mwaka wa 6, ariko ntabwo byabaye ngombwa ko nkomeza kubera ikibazo cy'uburwayi. Nize nyine mfite ikibazo cy'uburwayi ntameze neza, ariko ngeze mu mwaka wa 6 biba ngombwa ko byanga burundu. Ndwara mu mutwe, mfite ikibazo nyine byaba ngombwa yuko njya n'Indera. Nashakaga rero kujya kwivuza ngo ce mu cyuma bandebere ikibazo mfite mu mubiri wanjye, kuko mba numva ntameze neza, ariko ubushobozi bw'umuryango buba bukeya. Ubwo rero muramutse mumfashije nkajya kwivuza, kuko ubu nahagaritse amashuri. Igihembwe cya mbere ntabwo nakize, icya kabiri nacyo ntabwo ndi kukiga. Ubwo mumfashije ngasubira ku ishuri, mukankorera ubuvugizi nkajya kwa muganga, nanjye ngasubira ku ishuri, mwaba mukoze cyane. Imana ibahe umugisha. Reka dusubire inyuma gato kugira ngo abadukurikiye babanze bamenye aho bahera, cyane cyane indwara watangiye kuyiyumvamo gute kugira ngo baze kumenya ese ni iyihe ndwara arwaye. Natangiye wiyegereza uruvugiro gutya nk'uko ndufashe gutyo rwose. Natangiye kumva ndibwa mu mubiri. Ubundi kuva ndi umwana nigaga ndibwa, nkaribwa mu nda cyane, ngira ikibazo cyane cyo kurwara mu nda. Yego. Njya kwivuza, nkajya nivuza imiti ya Kinyarwanda, uyu muntu yaheraga avuguta. Yego. Kubera ko icyo gihe nta mituweli nari mfite, imiti ya Kinyarwanda naroroherwaga, ariko ntabwo nakiraga neza. Igihe tubaze kubona mituweli nkajya njya no kwa muganga, ariko n'ubundi uburwayi buranga sinakira.
nkunda kuribwa mu nda cyane rero nkaribwa n'umugongo, ariko umutwe natangiye kumva ndwaye umutwe, nkajya numva ibintu bigenda mu mutwe, ariko bigezeho umutwe urandya cyane, bigezaho nyine imba nk'umuntu wasara ariko sinasara, ugasanga nyine ndi umuntu kumva wakiruka nko ku musozi, ugasanga nyine ndi umuntu udafite imbaraga, nkavuga amagambo nk'ayo n'abandi basazi bavuga, ariko nyine ntibiba ngombwa ko niruka, ariko nanjye nyine mu mutwe ntabwo meze neza. ubwo ni ukuvuga ngo nimba bariho babyumva neza, wowe nawe ubwawe nturasobanukirwa iyo ariyo. Kwa muganga se wabashije kugerayo kugira ngo byibura nabyo tubihuze twumve? Nyine kwa muganga nashatse kujyayo, ariko bitewe n'uko natekereje nkumva ninjyayo bazansaba ibyangombwa by'amafaranga byinshi, kandi nkabona nta bushobozi ifite, niyo mpamvu naretse kujyayo, ariko ngira ubushobozi mba naragiyeyo. Hanyuma ubwo muri makeya uburwayi bwawe busa naho ari nk'amayobera, cyane cyane wenda ukavuga uti nari nkwiye kumenya uko mu mutwe hameze bakancisha mu cyuma bikagenda neza. Nyuma yo kubura ubushobozi bw'umuryango ukavuga uti ku Mwana TV mwankorera ubuvugizi, abagira neza bakamfasha. Ubundi usibye kuba umuryango wo warabuze ubushobozi, ntabwo bajya bibaza ku ndwara yawe bavuga bati se biterwa n'iki kugira ngo abameze gutya? Nyine babyibazaho nabo bakibaza impamvu, ariko nabo nta gisubizo bafite. Ubwo rero nk'umuntu aramutse agiye kwa muganga bakamucisha mu cyuma, bamubwira ikibazo afite nawe akabasha kumenya uko ubuzima bwiwe buhagaze, ariko nyine nabo babyibazaho, ariko ntabwo basobanukiwe, mbese ntabwo wamenya, mbese wakubaza nta busobanuro bwimbitse wamuha, kuko nyine ntabwo. None ubwo ni ukuvuga ngo ni ryari uburwayi bwawe bwigaragaza cyane ku buryo ushobora gusobanurira umuntu? Ese buza ari nijoro, buza ari ku manywa, biba bimeze gute? Tubwire no mu ishuri uko biba bihagaze. Urebye nyine igihe cyose mba numva ntameze neza, ariko by'umwihariko nk'iyo ndamutse ndi mu ishuri nibwo uburwayi bwanjye bunkomerera cyane, cyangwa ndamutse ngiye nko gusenga, nkaba ndi nko mu masengesho, cyangwa nkaba ndi nko mu rusengero, cyangwa se ndi n'ahandi hantu hari abantu benshi, nibwo numva uburwayi bwanjye bunkomereye cyane, ariko by'umwihariko nk'iyo ndi mu ishuri. Iyo uri mu bantu benshi wumva burushijeho kwiyongera? Yego. Ukumva mu mutwe wowe ufitemo akavuyo, ukumva ntabwo mu mutwe wawe hari normal nk'uko abandi bari kwiyumva? Yego. None se ubu ngubu mu by'ukuri ku Mwana TV haba abantu batandukanye, hari ushobora kuvuga ati uyu mwana reka mugirireho umugisha, kandi reka mufashe kuko televiziyo ikurikirwa n'abantu bakunda Imana cyane. Ariko ndagira ngo tubanze turebe nyirizina ahantu twahera kugira ngo wenda babyumve. Mu ishuri kuvuga ngo igihembwe, hari ubwo wavuze uti igihembwe cya mbere cyarananiye, n'ubu ngubu mbafite impungenge z'igihembwe gikurikiyeho. Baha ishusho yo mu ishuri ho ntabwo uba ukurikira nk'uko undi mwana akurikira bisanzwe? Iyo ndi mu ishuri usanga ndi kureba ku kibaho, ntabwo mba mbibona neza. Iyo ndi gusoma mu ikayi nabwo ntabwo mba mbibona neza. Nyine amaso biba ari ikibazo cyane, no mu mutwe mba njagaraye cyane, ku buryo ntakwiga ngo ngire ikintu ufata mu mutwe. Mba ndi umuntu wacitse intege, udafite imbaraga, nta murare nyine yo kwiga mba afite. Mba ndi umuntu nyine uri aho ngaho, ariko nyine nta mbaraga mba afite zo kwiga. Nk'ubu sinavuga wenda niba ngiye gukora etide kuvuge ngo ndasoma afate mu mutwe, niba ngiye gufata nk'umwanya wo gufata note, nabyo biba ari ikibazo kubera yuko nta mbaraga mba afite. None ukavuga uti impungenge mfite nuko ntazarangiza n'amashuri yanjye ngo ejo nzagira icyo nimarira. Yego. Ubwo rero ababyumva bashobora kumva ko icyo bagomba kugufasha ari ukugira ngo ujye mu bitaro bibifitiye ubushobozi, wenda banagucisha no mu cyuma barebe ese mu mutwe hameze gute, bapima amaraso. Nicyo ngicyo wifuza ko Umwana TV bagufasha? Nicyo nifuzaga yuko bamfasha. Yego. Reka tugende rero tugana ku musozo. Ibyo ari byo byose ndatekereza ko ntabwo
iyi nkuru yawe izagenda gutyo gusa, ahubwo hari icyo bazakora, ahubwo turareba bakubona gute. Telefone rero ubu ngubu nta telefone mfite. Sinzi niba mwamfasha yego kugira ngo nawe nyibone, kuko nyine nawe ubushobozi nyine urumva bwarabuze, kandi urumva ko byari ngombwa yuko nyine mwamfasha, ariko nyine ubu ngubu nayo ntayo. Ese tukiri hano, ababyeyi hari icyo bakoze mu mbaraga zabo zishoboka? Ababyeyi icyo bakoze mu mbaraga zabo zishoboka nyine, yego, amavuriro nyine ya hafi mu bushobozi bwabo bayakugejejemo, bayangejejemo, ariko nyine byaranze. iyo uri mu bandi bana ntabwo bo bajya babona reaction yawe ngo babigireho ikibazo? Reka turi kumwe n'umuntu ashobora kubona nta kibazo mfite, ikibazo ugiye nkakiyumvamo, ariko wowe turi kumwe ntabwo wabimenya. Ntabwo ari kenshi kuba wapfa guhita nyine ubibona yuko ndwaye. Ubwo nyine iyo ninze kubona ko ndwaye nyine mba narembye. None se amafunguro utagerageza wumva kubangamiye yo nayaga ibyo kurya? Ibyo kurya nyine hari igihe cyageze ugasanga hafi ya byose ni nkaho byananiye, ariko ubu ngubu urebye ibyo ntarya ni bikeya. Yego, nka voka ntabwo nzirya. Voka ubwo nazibujijwe n'uburwayi. Amashu nyine nayo nyarya ariko atari kenshi, naho bitewe n'ikibazo cy'uburwayi. Yego, amata yo n'ubundi ntabwo nyanywa. Isukari nayo narayiretse, nayo nyine ntabwo nyinywa kenshi. iyo ni ukuvuga ngo ibyo iyo bifashe wumva umerewe nabi cyane. None se ubundi ubwo ni ukuvuga ngo mu nzira babona nta kibazo ufite, ariko nanone wavuze ko iyo uri mu bantu wumva biri kugutesha umutwe kurushaho. Nyine mba numva muri jyewe njagaraye, ariko umuntu turi kumwe ntabwo yapfa kundeba ngo ahite abibona. Kuko ushobora kumbaza ikibazo nkagusubiza, tukaganira nk'uko uri uvuga n'ubundi. Ariko muri jyewe nyine nkumva simeze neza. Ibitotsi iyo uryamye nijoro nta nzozi mbi ujya ubona, cyangwa nabwo ngo ubure ibitotsi? Inzozi nyine mbi ndazirota, ariko ndi mu rugo akenshi n'ubundi ntabwo sinzira, ahubwo sinzira nk'iyo ngeze mu ishuri. Iyo ngeze mu ishuri n'ibitotsi ntazi aho biturutse, bimfata ngasinzira cyane. Ariko nyine ndi mu buzima busanzwe nk'uku ntabwo mpfa gusinzira. N'iyo ndyamye nijoro ntabwo nsinzira, nyine ngira ikibazo cy'ibitotsi. Mana yanjye. Ubwo gusenga se ko haba harimo abantu benshi, iyo wagiye gusenga byo biba bimeze biti? Iyo nagiye gusenga kenshi usanga ntajya, ariko nkaba ntari hamwe n'abandi, bitewe n'uko nyine mba numva bimbangamiye kuba mpari. Ugasanga nyine ndashyushye cyane, mfite nk'icyokere, ugasanga nubwo haba hakonje. Kandi hakonje nyine abandi nta kibazo bafite, ariko jye nyine hakaba harambangamiye, ugasanga n'ubundi akenshi ntabwo ndi kumwe n'abandi kandi nagiye. Reka dusubire inyuma gato dukora akantu gato numve. Ubundi bijya kugufata byaje biti? Wagiye kubyumva gute? Bijya kumfata nyine nigaga mu mwaka wa 5, ariko mu mwaka wa 5 mpiga nabi, ariko by'umwihariko muri primaire, muri secondaire. Yego, ariko by'umwihariko igihembwe cya 3 cyo ni nkaho ntakiza. Kuko kuva ku munsi twatangiriyeho kugeza ku munsi twarangirijeho, nabaga nkigera mu ishuri ngahita afatwa n'ibitotsi bidasanzwe. Ubwo ngasinzira nyine sinige. Ngeze mu wa 6 naho bibuko nguko. Rero ho nize nk'icyumweru kimwe, icya kabiri nibwo nafashwe n'umutwe udakira. Kajya numva amajwi mu mutwe wanjye, nkumva mu mutwe wanjye harajagaraye, nkumva ibintu biragenda mu mutwe, nkumva ndaribwa cyane mu ngingo. Ariko noneho nko mu cyumweru cya kabiri kiri kurangira, nibwo nyine nafashwe n'abadayimoni. Ubwo nyine ndwara abadayimoni, bambuza kwiga gutyo. Ubwo biba ngombwa ko igihembwe cya mbere ni nkaho ntakize, n'ibizami sinabikora. Igihembwe cya kabiri nacyo ubu sindajya kukiga, nagiye kwiga nk'iminsi 3, ariko narumva nyine ntabwo nayize neza. Ubwo rero nacyo ni nkaho ntarajya kukiga.
niziye mpungenge rero ujya ugira mu mitekerereze yawe ibyo ari byose nyine ugira no gutekereza impungenge ukunda kwiyumvamo ni nk'izihe? Gutekereza nyine nabyo birambangamira kuko nkunda kumva nk'ibitekerezo bitari byiza binjiye mu mutwe nkabitekereza cyane ariko simenye ikintu kiri kubitera. Ese wigeze wipimisha umuvuduko w'amaraso wawe kwa muganga ngo urebe? Ntabwo nigeze mwipimisha. Ariko ntabwo ujya ugira ibintu by'ubwoba butunguranye cyangwa nabyo biraza? Ubwoba ndabugira ahubwo cyane. Yo, nari nkubaza nijoro nta bintu ujya ubona bisa naho ubona mu nzozi zawe biteye ubwoba? Nijoro nyine nkunda kuzirota izozi zitari nziza, nkarota nk'inyamaswa, nk'inzoka nkazirota, izina rya Yesu, cyangwa nkarota n'imbwa, nkarota mbona ndi mu mwijima, cyangwa nkabona navuye nk'ahantu undi nagiye ahandi hantu, nkarota nagiye gushyingura, nyine ibintu bibi ndabirota cyane. Komera bambi. Okay, ngira ngo abakunzi b'Umwana TV mwabyumvise, uyu mwana arababaye kandi ni muto, n'ukuri wamugiriraho umugisha, buriya gutanga bizana umugisha kurusha guhabwa. Uyu ni umugisha w'Imana, basenga n'abadasenga. Hari abantu badasenga rwose, akaba badasenga ariko ari umuntu ukunda abantu kurenza ndetse n'umuntu usenga. Uyu ni umugisha mwese ni mu gutanguranwe. Ni ukuri ntekereza ko nubwo wafata amafaranga 500 ukavuga uti ku ruhande rwanjye mbikuye ku mutima wanjye ngaya, hari n'abafite ubushobozi burenze mwagiye mushimirwa cyane. Hari abafite za kanseri zikomeye, murabizi ko mu Rwanda tutaragira ubwo bushobozi bwo kuzivura zigakira. Hari abafite uburwayi bw'impyiko, mbese ibyo byose abantu benshi murabibona ko batanga ibyo bafite abantu bakavuzwa kandi bagakira, akurira n'indege. Ariko uyu we ntabwo ibyo ari byo kurira indege, ni mu Rwanda rwacu gusa kugira ngo agereyo. Ni ukuri ubigizemo uruhare, Imana yaguha umugisha. Nimba uri kureba iyi nkuru y'uyu mwana ni muto, kandi nababwiye ko inkuru z'abana cyane cyane ziba zishobora kubangamira ubuzima bwabo bwa buri munsi, tuzajya tuzibazanira, ariko tunabashimira ko namwe muduha support. Uko bimeze kose uyu mwana yababwiye ubuzima afite. Muri hangana iruhande rwanjye haba hari abandi bana bashungamirije abafite inkorora, muri hangana yo niyo majwi mwumva. Yabasobanuriye byinshi kuri iyi ndwara ye, nawe adasobanura nyirizina kuko ni ibintu yumva mu mutwe bimuteza akajagari. Mwumvise ko kwiga harimo ikibazo, mwumvise ko ababyeyi bagerageje ngo umwana avuzwe, ariko uyu munsi ikibazo nyamukuru umwana afite, yabuze ubushobozi bwamujyana nko mu bigo wenda by'ubuvuzi bikomeye, byibura bamucishe mu cyuma barebe mu mutwe we, bapima amaraso ye, mbese babirebe neza. Twatanga nk'urugero nk'Indera, ashobora kugerayo bagakurikirana, kuko hari aho avuga kumva asa n'ushaka no kwirukanka, mwabyumvise. Ibyo bivuze ngo mu mutwe we nimba harimo ikibazo, ashobora kujyanwa Indera akavuzwa kandi agakira. Ushobora rero kumufasha uko byamera kose mu by'Imana yaguhaye, hari icyo wakora, cyane ko abantu babereyeho kunganirana. Ndabizi ko nawe inkuru yawe ishobora no kubisa n'iyuyu, cyangwa ukaba ufite iyawe ku ruhande rwawe nayo iteye ubwoba. Mu byo wasezeraniye Imana warayibwiye ngo nanjye nzagukorera. Gukorera Imana no gufasha abantu bababaye. Kubona umwana nk'uyu yemera kuza kuri televiziyo kubera ikibazo afite, kandi umuryango ntiwamutereranya, ahubwo nuko babuze ubushobozi. Ibyo nabyo murabizi ko bibaho, kandi mu by'Imana yaguhaye hari icyo wakora, cyane ko gutanga ngo bizana umugisha kurusha guhabwa. Bashimire rero, ariko ntaranagenda yavuze ati munamfashije. Wowe bwa mbere ushobora no kumutera inkunga yo kubona telefone, umubone telefone y'ikoranabuhanga, cyane ko murabizi ko abari mu mahanga kugira ngo dukomenikane ntago yampamagara nk'uko naguhamagara uri mu gihugu, birahenze cyane. Ariko afite WhatsApp biroroha. Ushobora no kubanza kumutera inkunga bwa mbere ukamugurira telefone, kumukugezaho biroroshye. Ni hano mu karere ka Nyaruguru, umurenge wa Ruhero. Ushobora no kumbwira uti shaka agatelefone, umuhamagareho, mwohereza iyo telefone ayikoreshe, tukagaruka tugakora ikindi kiganiro ikabasha kujyaho. Ni ukuri nimuzabikora Imana izabaha umugisha, kandi ndabizi ko mujya mudusapotinga. Mwarabikoze ku bantu benshi batandukanye twagiye tubazanira, ariko twagiye tubona amashimwe yuko mwagiye mubagirira neza, bakaba uyu munsi banezerewe. N'uyu rero
hari icyo mwakora, kandi ntabwo mwamurobanura kuko ntimujya murobanura ku butoni. Tubashimire cyane kandi tubifurize amagara mazima no gutunga mugatunganirwa, iby'Imana yabahaye byose mukomeze mubigiriremo umunezero n'ibyishimo byinshi. Nitwa Emmanuel Kanani, Imana y'u Rwanda iragahorana namwe.